icyubahiro kibi cy'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Nitwa Nsengiyumva Ferdinand, nkaba ndi umugabo, bafite abana babiri n'umugore umwe. Ndabashimiye mwese tuzajya dufatanya muri iki kiganiro gica kuri iyi shene ya YouTube ku bigendanye n'inzira ijya mu ijuru, ukuri kurimo, tukajya dusangira ibitekerezo, kuko inzira ijya mu ijuru yo irahari, ariko abantu benshi bayijyaho impaka. Bamwe bakavuga ko nta juru ririho, abandi bakemeza ko ijuru ririho. Niyo mpamvu nagize igitekerezo cyo gukora ishene kugira ngo nanjye nsangize abandi ibyo ntekereza ku nzira ijya mu ijuru n'umuremyi waryo, kuko umuntu ntiyavuga ijuru gusa ngo yibagirwe uwaremye ibi byose tubona hano ku isi no mu kirere. Kuba bamwe batemera ko hariho n'umuremyi waremye ibyo byose biterwa no kudafata umwanya ngo umuntu atekereze, ahubwo ibyo areba bifatika nibyo akenshi umuntu aha agaciro. Ibyo bigatuma adatekereza impamvu n'ibyo areba ko bitapfuye kwishyiraho gusa, ahubwo ko hari imbaraga zabishyizeho. Niyo mpamvu rero nubwo bwose nafite ubumenyi buhambaye cyane kuri Bibiliya, ariko Imana yangiriye ubuntu bwo gutekereza ku mpamvu turi hano ku isi, no gutekereza ku byo mbona yaremye. Nashidikanya ko byose byabayeho kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Mu by'ukuri yabera yakabaye ariho, kuko ibimenyetso byerekana imbaraga z'Imana yashyizeho ibi byose ziragaragara. Urugero rwa mbere nabaha ni uburyo umwana iyo ari mu nda ya mama we abasha kwihindukiza nta muntu ubigizemo uruhare ngo amufashe guhindukira. Ibyo byose rero ni bimwe mu bitwereka imbaraga z'Imana isumba byose. Noneho reka twinjire mu kuntu umuntu yakubaha Imana ari muri iyi si, nubwo biba bisa n'ibigoye, ariko byose biterwa n'umwete cyangwa se n'imbaraga twabishyizemo mu gushaka Imana. Aha rero turifashisha amategeko 10 y'Imana ari muri Bibiliya, mu gitabo cyo mu Kuva, ibice 20 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Reka dusome aya mategeko 10. Aya akaba ari amategeko Imana yahaye abanyayisiraheli mu gihe cya kera, kuko mubemera agakiza, twemera ko agakiza katurutse muri Isiraheli. Niyo mpamvu twishingikiriza kuri aya mategeko y'abanyayisiraheli, amategeko 10 Uwiteka Imana yahaye abanyayisiraheli kugira ngo bayagendereho, kugira ngo babashe gutunganira Imana.
natwe rero iyo dukwiriye kugenderaho kugira ngo tubashe gutunganira Imana, dore ko ari n'ubuntu twagiriwe, niyo mpamvu tudakwiriye gupfusha ubusa ubwo buntu twagiriwe ubwo Yesu yazaga mu isi. Reka dusome aya mategeko 10 uhereye ku murongo wa mbere. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka, niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we, cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Ayo akaba yari amategeko 10 Imana yahaye Abanyayisiraheli kugira ngo babashe gutunganira Imana, bagendere mu nzira nziza Imana ishaka. Aya mategeko rero kugira ngo umuntu abashe kuyashyira mu mutima we anayagenderemo, byose biterwa n'uko wayahaye umwanya ukayitaho, ukumva n'umumaro wayo, hanyuma noneho ukaba utakiri umuntu wigenga wikorera ibyo yishakiye, ahubwo uyoborwa n'amategeko y'Imana. Icyo namenye, icyo nasobanukiwe, ni uko ukomeza guha umwanya kuyoborwa n'aya mategeko y'Imana, niko imbaraga z'Imana zitangira kugufasha, kugushoboza kuyagenderamo neza. Utera wowe gusa intambwe imwe ukunda aya mategeko y'Imana, ubundi ibindi imbaraga z'Imana zikabyikorera zikagushoboza. Murakoze kumva iki kiganiro, kandi dukomeze kwizera ko Imana izakuraho n'iki cyorezo cya korona, yakinanira Imana. Iyo abana b'abantu bananiwe, n'ubundi n'Imana
igira icyo ikora. Murakoze, naho utaha. Imana iduhe ubwenge bwo kumenya inzira igana mu ijuru ryayo.